ijwi ry'ihuriro nyarwanda rivugira i Washington DC hano muri Amerika. Kuri uyu mugoroba muri kumwe na Dr. Theogene Rudasingwa. Banyarwandakazi, turabaramukije abari mu gihugu ndetse no hanze yacyo, kandi turabasuhuza n'urukumbuzi rwinshi. Radio Itahuka n'ijwi ryanyu mwese, mugira amahoro, kandi turabashimiye ko mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Radio Itahuka, kandi tumaze kubona ubutumwa bwinshi buturuka mu Rwanda, buturuka hirya no hino ku isi, butubwira ko bukurikirana ibiganiro kandi bubishima kuko bibigisha kandi bibabwira ibyo batumva, cyane cyane kuva kuri leta y'i Kigali. Ubwo rero turabashimiye. Nagira ngo mu gutangira tubatura aka karirimbo keza karata ibyiza by'u Rwanda, hanyuma ubwo turakurikirana ibiganira mu kanya. Nkuko twari tumaze kubatangariza, ubwo dutangiye ibiganiro by'uyu mugoroba, nongeye mbibutse ko muri kumwe na Dr. Theogene Rudasingwa. Ubu dutangiye ibiganiro kandi tugerageza kubamenyesha ko mu minsi iri imbere, hafi mu byumweru 7, dutangiye bimwe mu biganiro tuzajya tubagezaho buri cyumweru, bivuga uko ingoma y'igitugu ya Paul Kagame ikora mu Rwanda. Ahenshi abantu bakunze kutubaza kuva iri huriro nyarwanda ryatangira mu mwaka wa 2010, mu manama twagiye tugira hirya no hino, ari muri Afurika, ari muri Australia, ari mu Burayi, ari hano muri Amerika cyangwa muri Canada, cyangwa se mu nyandiko hirya no hino, abantu bakaba tubaza ari kuki mukunze kuvuga kuri Kagame gusa nkaho
Kagame ari we wica agakiza cyangwa se ari we kibazo cy'u Rwanda wenyine. Akenshi twagiye tugerageza gusobanura uko bishobotse, ngira ngo niba mwumvise ibiganiro bya muri iyi minsi birishize, ikiganiro twahawe na General Kayumba Nyamwasa, cyangwa se mwarakomeje gukurikirana ibiganiro by'ihuriro nyarwanda, dukunze kubasobanura yuko iyi ngoma ikoresha igitugu, iyi ngoma ikoresha ubwicanyi, iyi ngoma ikoresha ubwoba, kandi umuntu umwe ari we mu by'ukuri uri hejuru y'iyo ngoma, ari ubazwa ibintu byose. Biragoranye cyane kuba abantu baganira ku kibazo cy'u Rwanda, ibibazo by'u Rwanda, umuntu atavuze Kagame. Niyo mpamvu rero twateganije ko muri ibi byumweru 7 bikurikira mu biganiro bizatangwa n'abantu batandukanye kandi bazi ubutegetsi bwa Kagame uko bukora, uko ubutegetsi bw'igitugu bukora. Ubwo rero icyo tugamije ni ukugira ngo dusobanurire abanyarwanda neza, babyumve neza, bumve uko iyo ngoma y'igitugu imeze, kuko ahanini nyine nk'ukuntu mubizi mu Rwanda hari byinshi leta y'igitugu ihishira cyangwa se ibeshya, nubwo abaturage atari ibigoryi cyangwa se ibicucu nk'ukuntu rimwe na rimwe ubutegetsi bw'igitugu butekereza, ariko hari byinshi nanone bahishwa batazi. Niyo mpamvu rero tuzafata gahunda irambuye kugira ngo tubasobanurire cyane cyane uko iyo ngoma y'igitugu ikora. Kimwe bimwe mu bibazo tuzagenda tubaza, tugerageza no gusubiza kugira ngo mwebwe abanyarwanda ari abari mu gihugu cyangwa hanze yacyo musobanukirwe, ni no gutangira no kuri Kagame ubwe, kugira ngo abantu bamusobanukirwe, kuko Kagame ni umuntu ufite mu maso henshi, akenshi yerekana aho ibyo ashaka kwerekana ibyiza gusa, ariko ngira ngo abakoranye nawe, abamuzi neza, abamubaye hafi bazagira kubasobanura kugira ngo mumenye Kagame nyakuri ni uwuhe. Hari n'abandi muri iki gihe bibaza cyane cyane uko igihugu gitegetswe, uko ibintu byifashe, abafite ubushobozi bwo guhindura ibintu cyangwa se kubibuza guhindura, abandi ni bande. Ubwo rero niwe Ikambere n'umufasha we, tuzagerageza kubabwira ukuntu n'umufasha we afite uruhare mu butegetsi bw'igihugu muri iki gihe, tubaha n'ibimenyetso. Tuzagerageza kubasobanurira cyane cyane ubutegetsi bushingiye ku gitugu, ahanini bushingira ku nzego z'umutekano zakabaye zirengera abaturage, ariko rero mu Rwanda siko bimeze. Tuzagera kubasobanurira inshingano ubundi inzego z'umutekano zikwiriye kuba zifite, ariko noneho tubasobanura uko biteye muri iki gihe, cyane cyane tubasobanurira nka presidential guard presidential irinda Kagame, uruhare ifite muri iki gihe, abantu bahoze ari ba escort be, uruhare bafite muri presidential guard ndetse no mu ngabo z'igihugu muri rusange, inzego za intelligence uko zikora, kugira ngo mwese mumenye uko izo nzego zakabaye zishinzwe umutekano w'abanyarwanda bose, ahubwo Kagame azikoresha nk'inzego ze n'abazikorera abareba nk'ibikoresho bye. Tuzagerageza kubasobanurira ko mu by'ukuri mu Rwanda hari za leta ebyiri. Hariho leta igaragara irimo abo ba minisitiri w'intebe, irimo inzego z'ubucamanza, irimo abashinga amategeko, irimo leta muri rusange iyo bita executive,
ariko ibyo byose muri urwo rwego ruri formel, ikigaragara ni uko hari indi leta yo twita informel. Iyo leta informel ikaba igaragaramo cyane cyane umugabo witwa Jack Nziza, ngira ngo abanyarwanda baramuzi kuko baramutinya cyane, bagomba kuba bamuzi. Tuzagerageza kubasobanura uburyo iyo leta informel ikora, kubera ko mu by'ukuri niyo Kagame yishingikiriza cyane kugira ngo ayobore igihugu akoresheje nyine icyo gitugu, kandi n'abakora muri iyo leta iri informel ibarizwa muri iyo sector informel gusa, ahubwo unayisanga no yarivanze no muri iyo gouvernement formel. Ubwo rero tuzabasobanurira uburyo ibikora. Tuzagerageza kubasobanurira igisigaye cya FPR, umuryango w'inkotanyi, uko Kagame awukoresha. Nabyita nk'ibisigarizwa kuko mu by'ukuri FPR yo yarapfuye, hasigaye ikintu nk'igikenyeri cyo Kagame akoresha uko yishakiye. Tuzagerageza kubasobanurira ubukungu bwa Kagame buva hehe, yabukuye hehe, kuko murabizi neza ko mwebwe abanyarwandakazi mukunze kutubwira ngo Kagame nta wamutsinda kuko afite amafaranga menshi. Nta handi amafaranga Kagame yabarakuye, ntabwo ari umurage wa se. Nta handi amafaranga yakuye ngo tuvuge ngo yakuye muri Uganda, cyangwa se ngo hari ubundi butunzi afite bwaba bumuha ubwo bukungu. Ubukungu ni mwebwe abuvana mu banyarwanda, nk'ukuntu General Kayumba yabasobanuye ko niwe muntu mu by'ukuri usahura igihugu kurusha n'abandi bayobozi bose twigeze tugira mu mateka y'igihugu. Ubwo tuzanabasobanurira neza ukuntu nubwo mu gusobanura akenshi abantu bakunze kuvuga bati leta y'i Kigali ni leta y'abatutsi, ariko nyine ni ukwitirwa abatutsi, ariko mu by'ukuri Kagame nta n'ubwoko yewe navuga agira. Ubwoko agira nubwo umuntu ushaka nyine gutegekesha igitugu, akica uko ashaka, agasahura uko ashaka. Iby'amoko biza nyuma, ariko icyo areba we ni ubutegetsi. Ubwo rero aho ngaho tugomba no gusobanukirwa neza ngo ese abatutsi abakoresha te, ese abahutu bo abakoresha te. Kuko akenshi nyine wumva iyo abantu bavuga ko u Rwanda rwageze ku bumwe n'ubwiyunge, barira nyine abahutu bari muri leta, bakakubwira abatutsi bari muri leta, ariko uko Kagame we akoresha abatutsi cyangwa akoresha abahutu ni ibintu abantu bakwiriye gusobanukirwa. Ubwo tuzanagerageza kubasobanurira ibyitwa societe civile bikora bite, Kagame na FPR babikoresha bate hanze y'igihugu, mu mibanire ye n'ibihugu. Ese Kagame yaba akoresha ubuhe bwenge cyangwa se ayaye mayeri kugira ngo ashobore kuba yagira inshuti, cyangwa se yagerageza gukoresha iterabwoba n'ibindi kugira ngo abantu bamwe base nk'aho ari inshuti ze, kandi mu by'ukuri barimo kuryaryana nta n'ubucuti baba bafite. Ariko ibyo ngibyo nabyo tuzagerageza kubibasobanura kugira ngo mwumve uko hanze y'igihugu Kagame na FPR bagerageza gukora kugira ngo bagire abo bita inshuti, cyangwa se bakoresha iterabwoba kugira ngo abantu babatinye gusa. Tuzabaha n'ingero. Ibyo rero nk'uko nabibabwiye ni ikiganiro koko tuzashaka kugira ngo tubasobanurire, ariko namwe mugire ibyo mutubwira, mugire namwe ibyo mubaza.
kandi nk'uko nabasobanuriye ni ibiganiro bizatangwa n'abantu batandukanye kandi bazi Kagame neza, bazi n'uburyo akora. Ubwo rero turabifuriza ibiganiro byiza mu byumweru biri imbere, muzakomeze kuza kuri radiyo itahuka muri benshi, kandi muzakomeze namwe kuduha ibitekerezo uko mubona ibintu, kuko hari byinshi by'abanyarwanda n'abanyarwandakazi babona nubwo wenda baba batabivuga. Ubwo rero ni icyo ngicyo nko kubaha mbese icyerekezo cy'ibyo dushaka kuzaganiraho uko ubutegetsi bw'igitugu buteye. Mu byumweru bikurikirana none tuzatangira ibindi biganiro byerekana aho noneho tugana, kuko ntabwo bihagije kuba abantu bari aho bavuga uko ubutegetsi bw'igitugu buteye, uko bukora. Kimwe cyo tubakangurira ni uko mu by'ukuri bigaragara ko bitinde bishyire kera ubwo butegetsi bugomba kuvaho, ariko icyo tugomba kwibandaho cyane ni no kwibaza ngo noneho se twebwe abanyarwanda turiteguye kugira ngo twubake u Rwanda rutazongera kurangwamo ubwicanyi, ubuhunzi, gutegekesha igitugu, amacakubiri n'ibindi n'ibindi. Ibyo rero nibyo ihuriro nyarwanda ryatekerejeho kandi rifatanyije n'abandi gutekereza urwo Rwanda rw'ejo. Ubwo rero tuzabagezaho nanone mu biganiro bikurikiranye ingamba zo dufite yo guhindura amatwara yo mu gihugu. Hari ingamba 13 dufite mu ihuriro nyarwanda dushaka kugeza ku banyarwanda kugira ngo dukomeze tuziganireho. Ntabwo ari ibintu byanditse ku mabuye bitazahinduka, ni bimwe mu byo twatekereje, ariko abanyarwanda bose hamwe iyo bashyize imitwe hamwe baba bafite ubwenge kurusha abantu bakeya. Ibyo nibyo dushaka nanone kuzaganiraho kugira ngo twumve icyo mubitekerezaho. Dufite program politique igizwe n'ingingo 10, nayo tuzabagezaho. Ni byinshi mwarabibonye kuko tumaze umwaka tubiganiraho. Ubwo rero nabyo nacyo ni ikiganiro kizatangwa n'abantu batandukanye, akenshi ari impaka, ndetse twahamagaye n'abandi wenda bafite ukundi bashobora kuba babitekerezaho, cyangwa atari abandi dufatanyije, cyane cyane abo dufatanyije muri FDU, Amahoro, CNR Intwari, ndetse n'andi mashyaka. Ubu ngubu tugerageza kureba uburyo twafatanya, ndetse n'imiryango ya sosiyete sivile. Ibyo byose ni ibintu byo twifuza ko rwose mwabigiramo uruhare, kugira ngo tubiganire tutishanya, tubwizanye ukuri nk'abanyarwanda. Ari nayo mpamvu wenda ntarabaha ijambo kugira ngo mubaze ibibazo kuva mu biganiro tumaze iminsi 3 dutanga, ari ibyo icyo natanze cyangwa se ibyo General Kayumba yatanze, cyangwa se ikindi kibazo cyo mwamufite icyo ari cyo cyose. Mu byo twumvise kuva iyi radiyo yatangira, ngo Kigali baravuga ngo ni RTRM ni RTRM, ngo ngiye banyise kantone wabo ndi wo muri RTRM. Ngira ngo ibyo ntabwo twakwirwa tubisubiza. Mwumva ibyo twigisha, tumaze umwaka n'umusago tubyigisha. Muzi ko twigisha abanyarwanda koroherana, muzi ko twigisha abanyarwanda kugira urukundo mu mitima yabo, muzi ko twigisha ko abanyarwanda bakwiriye kubabarirana, muzi ko twigisha ko abanyarwanda bakwiye kugira ubumwe nyakuri budashingiye kuri biriya bififitse byo abantu baba abanyarwanda ku manywa bavuga ko amoko yarangiye, hanyuma n'ijoro bajya mu mago yabo bagahinduka abahutu n'abatutsi n'abatwa. Ari byo Kagame n'agatsiko ke birirwamo babeshya. Ibyo twebwe nk'ukuntu dukomeje kubisobanura n'ukuntu twabisobanuye mu biganiro hirya no hino, kuba umuhutu, kuba umututsi, kuba umutwa ntacyo twabiguze, twisanze tumeze dutyo. Ni ibintu dukwiriye kwishimira,
ndetse noneho tukanishimira ko turi abanyarwanda kuko iby'ubunyarwanda byo tubihuriyeho twese. Kuba rero bavuga ngo turakora ngo byo gutandukanya abanyarwanda, ngo cyane cyane twebwe abatutsi muri mu ihuriro bavuga ko ngo turi abantu babera abahutu, ubwo hari n'abahutu bandi nabo murabizi udutsiko cyangwa se abantu baba bavuga bati abo bantu mubirinde cyane. Mu biganiro twabigezeho ati ni abantu b'abatutsi bafite amayeri yandi y'inkotanyi, ntawabizera. Ibyo rero nibyo tugerageza, dufite chance yuko dufite iradiyo tuzayikoresha kubaka, ntabwo tuzayikoresha gusenya. Ibyo twemera tubivuga ku mugaragaro, ntabwo tugambanira Kagame nk'ukuntu we buri gihe abacura imigambi yo kugambanira abantu no kubica. Yewe nta hantu na hamwe tuvuga ngo, uretse ko tuvuga ko Kagame agomba kubazwa ibyaha bye yakoze, buri munyarwanda wese nk'ukuntu nawe ahora avuga ngo abanyarwanda bajye birengera ibyaha byabo, nawe mu by'ukuri tumusaba ko yirengera ibyaha bye, ariko nta hantu na hamwe twari twavuga ngo nawe ngo akwiriye gupfa nk'ukuntu yishe uwo yasimbuye, ndavuga Perezida Habyarimana. Ntabwo tujya tubimwifuriza, ntitujya tubivuga, ariko tuvuga ko buri muntu wese agomba kwirengera ibyaha yakoze, kandi si we wenyine, hari impfu z'abantu benshi zimubarwaho. Ibyo byose rero murabizi neza, ntabwo arajya ku mugaragaro ngo avuge ati ibyo abo bantu bavuga ko ndi umwicanyi barambeshyera. Muzumve na rimwe nta hantu na hamwe Kagame yari yavuga ati ibyo bintu bavuga barabeshya. Nta muntu n'umwe nari nice, cyangwa se nta bintu bya accountability, uretse kugira umujinya gusa wenda agatukana, ariko nta hantu na hamwe yatinyumoza ngo avuge ati ibyo muvuga ni ibinyoma, uretse kudushumuriza nyine abantu bamwe mu gatsiko ke. Ariko ibyo byose turabimenyereye, ariko nagira ngo nongere nsubiremo ko ntabwo ikitugenza ari gukora nk'ibya RTRM. Ibyo yakoze murabizi, guteranya abanyarwanda, kubiba amacakubiri, uruhare yagize muri jenoside. Twebwe rero ibyo ngibyo ntabwo turimo, ahubwo turashaka kubaka ibindi bishya byo umuryango wa FPR n'abandi banyarwanda mbere yawo byakomeje gusezeranya abanyarwanda, ariko nk'abanyarwanda ntitubigereho. Noneho ubu ngubu rero tukaba tuvuga tuti reka abanyarwandakazi twese hamwe, abahutu, abatutsi n'abatwa, twisuganye, noneho dukora ikindi kintu gishya, ariko ikintu gishya kizaramba. Ubwo ntarambiranye, sakwe ntizibagirane, sakwe ntizibagirane, ininanga ndetse n'imishayayo, imirishyo n'imihamirizo. Iyi ni radiyo Itahuka, muracyari kumwe na Dr. Theogene Rudasingwa. Twongeye tubibutse ko waba afite ibibazo hagati mu cyumweru mbere y'uko dutangira ibiganiro, umunsi ari wo wese mwajya mutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo kuri email radio itahuka nk'ijambo rimwe, radio itahuka ijambo rimwe @gmail.com, cyangwa se abashaka guhamagara kugira ngo mukurikirane ibiganiro kuri radio Itahuka, mushobora guhamagara 347 327 9951, 347 327 9951. Ndabona nanone abantu bari hano ku miyoboro, sinzi niba bashaka kubaza. Hari ufite inomero iherwa na 4732, hari icyo mushaka kuvuga? 4732. Ndabona inomero iherwa avuga ati ko leta y'i Kigali yakomeje kuvuga ko mukorana na FDLR, murabivugaho iki?
nubwo icyo ngicyo twari kimwe mu byo tuzaganiraho mu minsi izaza, ariko hano mu ihuriro nyarwanda icyo twagira ngo tubwire abatwumva ni uko nta bufatanye tugira na FDLR, nta biganiro twigeze tugira na FDLR, kandi mu by'ukuri icyo duhora dusobanurira abanyarwanda ni uko ibyo ari byo byose abantu bari mu mashyamba ya Congo ni abanyarwanda. Leta ya FPR, leta ya Kagame, imaze njya kuva muri 1994 igerageza guhangana n'ikibazo cy'abayirwanya muri Congo, ubwo harimo FDLR. FDLR rero ni abanyarwanda, hari n'abandi bari muri ayo mashyamba ya Congo ni abanyarwanda. Kuva iyi myaka yose yashize nta gihe Kagame ubwe atakoze ibyo ashaka byose cyangwa ibyo ashoboye byose kureshya bamwe muri FDLR. Abenshi rero murabazi, abo barwarakabije n'abandi asigaye agenda akavanayo, ahubwo agakoresha kugira ngo bashinje abandi banyarwanda, babekere abandi banyarwanda, kandi mu by'ukuri ari we ubwe ujya muri ayo mashyamba gutoratora abo yishakiye kugira ngo abakoreshe. Twebwe rero tuvuga ko ikibazo cya FDLR n'abandi bari mu mashyamba ya Congo ni ikibazo kireba abanyarwanda, ni ikibazo kugeza ubu ngubu kitararangira, kandi si bwo bwa mbere Kagame yakoresha uburyo ubwo ari bwo bwose kugira ngo areshye abantu bo muri FDLR, abakoreshe ibyo yishakiye. Ibyo rero impamvu tubona ko ari ikibazo kireba abanyarwanda, kandi abanyarwanda amaherezo igihe twashoboye kugira ngo turebe uburyo twakwicarana, ikibazo n'icyo ngicyo cy'abantu bari muri Congo nacyo twagishyira ku meza, tukagerageza kureba uburyo twashyira imitwe hamwe kugira ngo turebe uburyo twakirangiza. Kuko uko Kagame agikoresha kuvuga ngo abo bantu ba FDLR ni abateroriste, abo bantu ba FDLR ni abajenosideri, nk'ukuntu wakoresha ibindi byo gusiga abamurwanya, n'abo ba Ingabire, abo ba Deo Mushayidi, abo ba Ntakirutinka, ba Ntaganda, twese abo yakatiye hafi ubuzima. Ubuteka avuga ko abantu ari ibisambo, ari abajura, cyangwa se ari abateroriste, cyangwa se bafite ibitekerezo bibi. Ibintu byose murabimenyereye, mukunze kubyumva, abo barega bose batavuga rumwe na leta, ni bene ibyo ngibyo bakunze kubarega. Na FDLR rero ntabwo umuntu yavuga ngo niba harimo abantu bafite tuvuge imyaka 20 n'ingahe, abantu ntabwo ari bo warega ko bakoze genocide muri 1994. Icyangombwa ni uko nubwo twebwe muri mu ihuriro twiyemeje inzira y'amahoro kugira ngo duhindure ibyo mu gihugu, duhindure ibibi biriho mu gihugu, ariko nanone ntabwo byatubuza kureba uburyo ababa barafashe intwaro twaganira nabo nk'abanyarwanda twese, kugira ngo turebe uburyo ibibazo byaba biriho abantu babirangiza, kugira ngo hazabeho umunsi mu minsi iri imbere yaho tutazaba dufite abantu bafashe intwaro, cyangwa se abantu bahunze, cyangwa se abantu bahohoterwa kubera izindi mpamvu. Ikibazo rero cya FDLR, ibyo bavuga ngo rimwe na rimwe bavuga ngo Kayumba na Karegeya ngo bafite ingabo bazagaba ibitero, ngo hari aho bigeze kuvuga ngo nanjye ubwanjye ngo n'abandi bo muri ANC ngo twahuye n'abantu ba FDLR cyangwa se n'abandi bantu barwana muri Congo ngo ahantu ngo muri Tanzania. Ibyo ni ibintu by'ibinyomyama gusa bya leta iba yavuze ikindi ishobora kuvuga cyangwa gukora buri gihe ikajya igendera ku binyoma. So nta biganiro dufitanye na FDLR,
ariko nongere ngisubiremo FDLR n'abo bantu barwana muri Kongo n'abanyarwanda. Ikibazo rero niba kimaze igihe kingana gityo, ubwo ibihe bizajya bihaho tugomba kwicara n'abanyarwanda tukareba uburyo twabirangiza. Icyo ni ikibazo nari mbonye kuri text. Ubwo ikindi umuntu abajije kuri Facebook, abajije ati se umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa wawutubwiraho iki? Mu by'ukuri ngira ngo muzi ko mu minsi ishize ngira ngo mwumvise ko Ubufaransa bwahamagaye ambasaderi wabo i Kigali, kubera ko ngo i Kigali bari banze uwo Ubufaransa bwanomye kujya kubera ambasaderi. Ubundi nubwo koko iyo birasanzwe ko mbere yuko umwambasaderi ajya mu gihugu bagomba kohereza izina, hanyuma igihugu kikagira icyo kimuvugaho niba kimwemeye cyangwa kitamwemeye. Ariko cyane cyane ngira ngo ibyavuzwe nuko ngo i Kigali batamushaka kuko uwo mwambasaderi Ubufaransa bushaka kohereza ngo ni umuntu w'inshuti cyangwa se uri hafi y'umuminisitiri w'ububanyi n'amahanga uriya mugabo bita Regip. Ibyo rero ni ibintu bitangaje kuko ufite n'icyo ushaka kumunenga. Ubundi mu bihugu bifite diplomasi ikora neza, wareba n'ukundi bivuga ariko ntabwo wabivuga utyo. Ibyo rero nyine nibyo Kagame amenyereye ko ni nka wa mwana uvuna umuheha bakamuha undi. Iyo ibyo ashaka mu Rwanda kuko yabonye ko abigeraho byose abikora nk'uko ashatse, akenshi anatekereza ngo no hanze y'ibihugu n'ibindi bihugu bigomba kwemera ibyo ashaka. Ibyo rero ni ibyerekana nyine imikorere idacishije mu kuri. Biriya byo amenyereye kuvuga ati akirukana ambasaderi w'Umufaransa nka kwa kundi byagenze, then perezida w'Ubufaransa akaza, then akajyayo, yavayo hakaza iriya raporo. Numvise Kagame arimo kwigamba avuga ko yayishimye ariko we ntacyo bimubwiye, nyamara birakimubwiye cyane kuko ibintu bijyanye n'iriya ndege Kagame abitekereza amasaha 24, iminsi 7, n'ibyemezo byinshi afata ari mu nzego z'umutekano. Tuzagenda tubasobanura ko ari ikibazo gihora kimuhangayikishije, ariko yavuze ko ntacyo bimubwiye ariko ko yashimye iyo raporo. Mu mibanire y'Ubufaransa n'u Rwanda nyine ntabwo, kubera ko idashingiye ku bwizanye ukuri, Kagame ahora akora ibintu mu Gifaransa ngo mubita ngo ni chantage, mu Cyongereza ngira ngo ni blackmail. Ahora asaza imigeri, n'ibyo abandi nabo bati ngaho ibyo ushaka ubibone. Ntabwo bene iyo diplomasi ishobora kuramba, kandi ntabwo wanavuga ngo uwo mubano ni umubano mwiza, kuko ntabwo uba ushingiye kuri za interesi z'ibihugu, ahubwo rimwe na rimwe ugasanga ari ibintu bishingiye kuri za interesi zigenda iruhande rw'umuntu. Ku bijyanye n'u Rwanda, Kagame ntabwo ajya ashobora gutandukanya interesi z'u Rwanda na interesi, byose arabivanga, kuko we atekereza ko, kandi urabyumva niko akunze no kubyigamba, kuko we abona ari we Rwanda n'u Rwanda ari we. Ibyo ashaka rero nk'ibyo byo kugerageza gupfubya ukuri kugira ngo kuze, cyane cyane ku bintu bijyanye n'iby'indege yahitanye Perezida Habyarimana na Perezida w'u Burundi, mu mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa, icyo nicyo kintu Kagame ashingiraho kurusha ibindi byose. Ibindi abari ntabwo abitindaho, ntabwo aba abyitayeho. Ntabwo rero umuntu yavuga ngo umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa ngo umeze neza, ntabwo umeze neza na gato. Ngira ngo hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda naho hagomba kuzaba
processes cyangwa se process y'ubwiyunge, kubera ko kandi ubwo bwiyunge bugashingira ku bwizanye ukuri, aho Ubufaransa bwafuditse, aho bwakoze amakosa nk'andi mahanga ukuntu yagiye akora amakosa, cyane cyane uko Ubufaransa bwifashe muri iriya myaka, abantu bakabwizanya ukuri. Ariko na Kagame ubwe ibintu byo kugerageza gupfubya ukuri ko kuri kwe kuvayo kwe kugaragara, ibyo nabyo Abafaransa tukavuga ko bakwiye kudufasha ko uko kuri kukwiye kugaragara. Ibintu rero bidashingiye ku kuri ntabwo biba bifite uburambe, amaherezo nabyo birasenyuka. So navuga ko nta mubano mwiza uri hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda, ariko ko bishoboka ko ejo hazaza mu byo duharanira nuko haba ubumwe, habaho ubwiyunge hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda, ariko bugashingira ku bwubahane ndetse no kubwizanya ukuri, aho kugira ngo abantu bagerageze kugenda batwikira kandi ku bibazo tubona bizadutera ingorane mu minsi izaza. Icyo nicyo navuga ku bijyanye n'umubano hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa. Hari undi nanone wohereje ikibazo abaza ngo umubano hagati y'u Rwanda u Rwanda mbese hariya mu karere, ukuvuga n'u Burundi na Congo ndetse na Uganda, cyane cyane yavuga yatangiye kuri Uganda. Naho kubera nibyo General Kayumba yasobanuraga ninjoro, yasobanuye ko kubera ko diplomasi ya Kagame ishingiye ku gitugu, nk'ukuntu mu Rwanda akoresha igitugu no hanze ashaka gukoresha igitugu. Niko byagenze rero muri Congo, ku buryo ngira ngo Congo yo ubutegetsi buriho ngira ngo buramwitwararika cyane. Ni nko bya bindi bavuga ngo be ko marutenderi, kuko Kagame yamenyereye ko hari ibihugu mu rubuga mpuzamahanga bimubona nk'umuntu w'umupolisi muri kariya karere, cyane cyane uri kuri gate irinze Congo. Iyo hagize ikintu atishimira, afitanye ikibazo n'amahanga, akenshi akunze na bya bindi byo twitaga chantage cyangwa blackmail, kubabwira ati noneho nteye muri Congo, nubwo mu by'ukuri icyo ari cyo cyose ntagiye Kagame adafite ingabo muri Congo, cyangwa se ubundi buryo akoresha kugira ngo ahagire influence muri Kivu. N'abategetsi rero muri Congo barabizi, ngira ngo baramwitwararika. Nicyo kimwe no mu Burundi. Uburundi buramwitwararika kubera nyine bazi ko imyifatire ye. Muri Uganda nubwo muzi ko hari igihe umubano hagati ya Uganda n'u Rwanda utari umeze neza, cyane cyane ishingiye nyine ku bibazo byo Kagame abatera no kwivanga nyine muri za politiki z'ibindi bihugu. Ariko muri iki gihe nyine bisa nkaho bagerageza, Perezida Museveni na Kagame bagerageza kureba uburyo bakwiyunga. Icyo nzi cyo nk'ukuntu tubizi, bamwe twakoranye hafi na Kagame kandi na Museveni wo tuzi, kandi nagiye mba nkora mu kazi ko nari nshinzwe, nagiye mba nk'intumwa hagati ya Kagame na Museveni. Imitekerereze ya Kagame kuri Museveni, nzi uko Museveni atekereza kuri Kagame. Cyokora burya muri diplomasi habamo kuryaryana no guhegana, ariko iyo bifite ibyo ari byose, iyo abantu bahweganye bakabuza ko ibihugu byarwana, nabyo umuntu abishimira Imana. Ariko by'uko umuntu yavuga ko hari umubano mwiza uzaramba hagati ya Uganda n'u Rwanda,
bizategereza ikindi gihe abanyarwanda bazaba bafite ubutegetsi n'abayobozi bubaha ibindi bihugu, noneho kugira ngo mu bwubahane uwo mubano hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu ushobore kugenda neza kandi ushobore kuba waramba. So kuri ibyo bijyanye na Congo n'u Burundi ndetse na Uganda nuko biteye, ibihugu bimeze kumenya mbese ko Kagame ibyo ashaka byose agomba gukoresha kurwana, niko natekereza nawe, ariko babyitwaramo kugira ngo he kugira andi makimbirane yavamo ibindi bibazo biremereye cyane, ubwo niko bamutwara. Nicyo nashobora kuvuga ku bibazo cyangwa se ku mubano hagati y'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byo mu karere. Hari ikibazo mbonye kivuga, navuga iki kuri Gacaca, nubwo nayo nifuze ko hari abafite ubumenyi kuri ibibazo bya Gacaca kundusha mu ihuriro nyarwanda, ubwo mu minsi iri imbere bazaba bari kuri iyi radiyo, muzashobora no kubabaza ibibazo byo mushatse. Ariko icyo navuga kuri Gacaca ni uko muri rusange nagira icyo mvuga kuri justice mu Rwanda, nk'ukuntu nyine tugenda tubisobanura muri aya mezi yose yashize tuvuga ku bibazo by'u Rwanda bijyanye ubutabera bwo mu Rwanda. Hari uwabisetse, umuntu mugenzi wacu ujya ubiseka cyane, aho ngo ntabwo ari ubutabera ahubwo ni ubutareba, ngo ntabwo ari ubutabera ni ubutareba, kubera ko iyo ufite igihugu nyine gishingiye ku ubutegetsi bushingiye ku gitugu, bushingiye ku bwicanyi, bushingiye ku kubuza abantu ubwisanzure, ahantu hatari itangazamakuru, ahantu hatari byigenga, hatari civil society, ahantu amashyaka adashobora gukora, ahantu umuntu agiye yicaye yarepfura bakamukubita muri gereza, ahantu abantu bagomba kubuzwa amahoro bagahora bari mu bwoba, nk'ibyo nyine na General Kayumba amaze iminsi birasobanura. Ubwo butabera wavuga ngo ni butabera ki? No muri Gacaca rero icyo nzi ni uko Gacaca cyari igitekerezo cyiza, ariko ni uko ahubwo ari Gacaca cyane cyane ku bintu bireba izi manza zose za jenoside n'ibibazo bya jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'ibiri muri Arusha muri ICTR. Icyo umuntu yavuga ni uko ubutabera bwo mu Rwanda bwarabogamye. Uretse ibyo ko ubutabera muri rusange narimvuze ko nta butabera mu by'ukuri, kuko umunsi uwo Kagame yashatse ko uba umunyabyaha bakagushingira urubanza twese, nk'ukuntu bari abantu bose bari muri gereza, twebwe bakatiye imanza, abantu bari mu itangazamakuru, bari abo bafunze n'ibindi. Ntabwo wavuga ngo mu Rwanda hari ubutabera. Ariko noneho ku bijyanye na Gacaca n'ubutabera bijyanye n'izo manza za jenoside, ni uko bwabogamye bukareba ibyaha byakorewe Abatutsi, kandi byagombaga koko ibyo byaha abantu bagomba gukurikiranwa, abakoze ayo marorerwa ya jenoside y'Abatutsi. Ariko noneho bakanibagirwa yuko hari n'Abahutu bapfuye kandi benshi, ndetse muri mapping report iriya yavuye muri Loni, ahubwo bavuga ko n'ibyaha bimwe mu by'ukuri bishobora amaherezo bishobora abantu kuzasanga nabyo byakwitwa jenoside. Abahutu baguye muri Congo
cyangwa se n'ibindi byaha byakorewe abahutu mu Rwanda. Ubwo butabera rero bwarabugamye na Gacaca yarabugamye na ICTR irabugama, kandi hari ibindi byaha byakorewe abahutu nabyo mu by'ukuri abantu bakabaye bakurikirana kugira ngo ababigizemo uruhare nabo bazashobore kujya kubazwa ibyo byaha byo bakoze. So nicyo ngicyo navuga kuri Gacaca. Ni ikibazo koko kiremereye, kandi nzi ko muri porogaramu dufite n'uburyo tureba ejo hazaza ni ikibazo cyo dutekerezaho cyane. Ubwo mu bantu caller ending with probably calling from Canada. You have a question or something to say? Yes, good evening. Good evening. How are you? I'm good, thank you. And I'd just like to congratulate you on your new show. Thank you. Very good to bring people together from all over the world, put their heads together to see how to bring about peaceful change in Rwanda. Thank you. Yes, and I really commend you on the good work that you're doing, and keep it up. Thank you. Thank you very much. We expect people from Canada to participate in making this exercise a fruitful one and a useful one for every Rwandan, and for also the foreigners, Canadians and Americans, Europeans, other Africans who are interested in peaceful change in Rwanda. So thank you very much. Thank you, and may God bless you. Thank you. Bye. Healing rain is coming down, it's coming nearer to this old town, rich and poor, weak and strong, it's bringing mercy, it won't be long. Healing rain is coming down, it's coming closer to the lost and found. Tears of joy and tears. Ihuriro Nyarwanda ni ihuriro nyine nk'ukuntu mubyumva ihuza abanyarwanda bose, abanyarwanda baba abahutu, abatutsi cyangwa abatwa. Umugambi ukaba ari umwe. Umugambi ni ukugerageza kureba uburyo twafatanya kugira ngo habe impinduka itubereye twese abanyarwanda mu gihugu cyacu. Ihuriro rero rikaba ryaravutse mu mwaka wa 2010 mu kwezi kwa 12. Ubu tukaba tumaze hafi amezi 18. Muri ayo mezi 18 hari byinshi byo ihuriro ryashoboye kugeraho, ariko ngira ngo ibyo nibyo tuzakomeza kuganira, tuganira ku bibazo by'u Rwanda, tunabaganiriza mutubwira ibitekerezo byanyu, kandi duhurira kuri uburyo twafatanya kugira ngo iyo mpinduka izabeho mu gihugu cyacu. Ubwo wenda abantu babaza bati impamvu iryo huriro ryavutse ni ukubera iki? Impamvu nta yindi ni uko igihugu cyacu kiri mu kababaro gakomeye, abanyarwanda bari mu kababaro gakomeye, kandi twese duhuriyeho. Hari cyane cyane ibyo dukunze kuganira no kumva mu banyarwanda hirya no hino, cyane cyane abanyarwanda kwicwa, kandi bicwa na leta yakabaye ibarengera, ibahagarariye, kugeza aho ko kwicwa bisa nkaho abanyarwanda bamaze gusa nkaho babyemera. Ibyo rero twebwe tumva umunyarwanda uhabwa ubuzima n'Imana, Imana yo yonyine ikwiriye kubutwara, icyo kintu gikwiye guhagarara. Icya kabiri ni icyo nyine uko mureba hirya no hino ukuntu abanyarwanda bakuye imishwaro. Ikibazo cy'impunzi kiratugarije cyane,
kera kuva muri za 1959 kugeza mu mwaka wa 1994 impunzi zahoze ari abatutsi kuva icyo gihe kugeza kuri ya magingo impunzi nyinshi n'abahutu. Ibyo rero ibintu rero byo guhora tubongera mu mahanga kuba ikibazo cy'ubuhunzi cyane abanyarwanda kukirangiza burundu ni kimwe nanone byatumye abanyarwanda bifatanya abahutu n'abatutsi bashinga ihuriro kugira ngo izo mpunzi izo arizo zose zitahe mu mahoro ze gutaha ku ngufu nk'ukuntu bigeragezwa na leta muri iyi minsi. Icyo kibazo rero kiraduhangayikishije, ariko imitegekere mibi nanone ntihagarara kwica gusa cyangwa se gutuma abantu batoroka. Hari n'icyo kibazo dufite ko abantu bafungwa bazira ibitekerezo byabo. Imfungwa twujuje mu Rwanda murazizi, muzi ba Ingabire, muzi ba Mushayidi, muzi ba Ntacyuti nabo bamazemo imyaka n'imyaka, muzi ba Ntaganda n'abandi benshi. Kuba rero abantu bafungwa gusa bazira ibitekerezo byabo ni ibintu twumva twebwe dukwiriye kurangiza kandi tukarangiza burundu. Ibyo byose rero bishingiye ku mitegekere mibi, kuko imitegekere ishingiye ku muntu umwe cyangwa se ku gatsiko k'abantu bakeya, ako gatsiko kaba ak'ubwoko gashingiye ku bwoko cyangwa se gashingiye ku turere nk'ukuntu byagiye bigenda mu gihugu cyacu. Mu by'ukuri ibyo bibazo bindi niho bikunze kuko murabizi ko mu Rwanda nta ukoma, nta binyamateka byigenga bibaho, nta miryango nyarwanda ibyo twita societe civile ibaho yigenga. Ibinyamateka bya FPR societe civile ishatse kugira ibyo ikora mu rwego rwo guteza imbere ibitekerezo cyangwa se imikorere idashingiye kuri leta, muzi ko babizira. Muzi yuko nta mashyaka mu by'ukuri yemewe yigenga ashobora gukora. Ibyo byose rero ni ibyerekana ubutegetsi bubi. Ibyo rero twabishyira hamwe byose akaba ari zo mu by'ukuri bimwe mu bintu byatumye uyu muryango ihuriro nyarwanda uvuka, kugira ngo ufatanye n'abandi banyarwanda bose mu gihugu no hanze yacyo, kugira ngo dufatanye kureba uburyo twahagarika ubwicanyi mu gihugu, ubwicanyi kandi bukorwa n'abantu bari hejuru ku isonga, cyane cyane perezida w'igihugu Perezida Kagame n'agatsiko ke nabo bari ku isonga yo kwica abanyarwanda mu gihugu no kubahiga mu buhunzi. Ibyo bintu byo gutuma abantu bahora bahunga, ubu ngubu leta ikaba yashyizemo ingufu cyane kureba uburyo yacyura impunzi, cyane cyane ubwo turavuga impunzi z'abahutu ku ngufu, kandi nyamara uko ibintu biteye mu gihugu n'abariyo mu gihugu n'abari mu gihugu ubwo ari iki gihe no mu minsi iri imbere dukomeje kubona ko abantu bahunga igihugu. Nta kuntu rero wategeka abantu ngo bahunguke ukoresheje nyine uburyo bwose bwo leta ibifite ngo baze mu gihugu noneho nabo bapfe uburyo n'abandi bapfa mu gihugu cyangwa se ukuntu abandi bantu batotezwa mu gihugu. Ibyo bintu rero byo kurangiza ubwicanyi, kurangiza ubuhunzi no kurangiza ubutegetsi bushingiye ku gitugu ni ibintu dukomeyeho cyane, ni ibintu abanyarwanda bitabiriye cyane. Ntituramara n'imyaka 2 ariko abantu hirya no hino mu gihugu muradutumaho buri munsi mutubwira ko mushyigikiye ibikorwa by'iri huriro. Hirya no hino mu nkambi z'impunzi mudutumaho buri munsi ko mushyigikiye ibikorwa ihuriro rishyize imbere. Ubwo rero ibyo bintu byose ni ibyerekana ko turi mu nzira itinda. Nitugahagurukira turi benshi kandi tugashyiramo ingufu zose dufite, nta gushidikanya ko vuba mu by'ukuri gutsinda iriya leta iriho y'agatsiko bizashoboka, ahubwo tugasigarana ubwo indi ntambwe yo gutera yo kubaka u Rwanda noneho twese twisangamo
u Rwanda rusabana, u Rwanda rw'abanyarwanda bumva ko nta kintu bakwiye kwishisha, ko umuntu adashobora kugura ubwoko bwe cyangwa se akarere ke cyangwa se imitekerereze ye. U Rwanda rwo tuzasigira abana bacu n'abuzukuru bacu tuzi ngo muri abo bose ntawe uzongera kwicwa na leta, ntawe uzongera guhunga leta. Ubwo rero ibiganiro byacu birakomeje, ni bimwe mu byo tuzakomeza kuganira namwe, muduhe ibitekerezo, tubwire uko ibintu byifashe. Ufite agafoto k'abasirikare cyangwa se abapolisi cyangwa se abantu bo kwa Kagame bamuhohotera, murebe uburyo mwakwisha, mutwohereze text, mutwohereze amafoto. Ibyo ni twebwe ijwi ryanyu, ibyo muzatugezaho tuzabitangaza kugira ngo n'amahanga amenye uko ibintu byifashe n'ukuntu mwifashe mu gihugu cyanyu. Hari umuntu ufite telefone irangizwa na 479, ufite icyo watubwira? Nta kintu nibwo nyinjira, nibwo nyumva iki kiganiro, gusa nsanze uvuga ikibazo cy'impunzi. Ubwo icyo nanjye nakongeraho ni uko birababaje kubona n'igihugu cyonyine, ubanza ari u Rwanda rwonyine ku isi hose rureba abantu b'abanyarwanda bari hirya no hino mu bihugu hanze, barimo gukora cyane bagerageza kugira ngo bibesheho. Ubwo twavuga nk'abacuruzi bari hirya no hino b'impunzi muri Afurika, ugasanga aho kugira ngo u Rwanda nk'igihugu cyabo kibashyigikire muri ubwo ubucuruzi bwabo, muri ibyo bintu byabo bya buri munsi bakora kugira ngo bibesheho, aho kugira ngo igihugu kibashyigikire bavuyemo, ahubwo kikabasanga kujya kubica. Ibyo bintu ni mu Rwanda honyine byabaye. Nk'ibihugu nka za Tunisia, za Egypte, za Ghana, za ki, usanga ahubwo abana baruvuyemo, abenegihugu baba hanze ari abantu bafashwe neza, bashyigikiwe mu bihugu barimo kugira ngo bakontribuye kuri ekonomi y'igihugu cyabo, bakontribuye mu kubaka igihugu cyabo. Ariko u Rwanda nyine nk'uko twese tubizi, ni ugusanga abantu hanze bashaka kubica, bakora uko bashoboye ngo babacyure, aho kugira ngo babashyigikire aho bari, baguma aho bari, bamererwe neza nk'uko ibindi bihugu bibikora. Nicyo gusa niyo reaction nagira ku byo mwari mumaze kuvuga. Murakoze. Urakoze cyane. Utaravaho nagira ngo nkubaze, abantu nk'abo ngabo bari hirya no hino bugarijwe n'uburyo nyine leta ya Kigali bakurikiranaho hirya no hino aho bibereye, aho bagerageza gukora, ese mwumva abantu bakora bate kugira ngo abantu nabo bakanguke, bumve ko nta wundi uzabarangiriza ikibazo, ahubwo bo ubwabo bagomba kureba ngo bagomba gufatanya? Si ukuvuga ngo abantu bose bagomba kuza mu ihuriro nyarwanda, nubwo twifuza ko barizamo. Icyangombwa ni uko abanyarwanda bumva ko icyo kibazo cyo guhohoterwa, cyo kwicwa, cyo gutuma umuntu atoroka agatorongera kuko arimo gushakisha ubuzima igihugu cye cyamwanze, ibyo bintu ni abanyarwanda ubwabo bazabyirangiriza. Sinzi mwebwe muri hirya no hino abo muganira, murabona abanyarwanda bafite umwuka cyo gutekereza ko icyo kibazo aribo bagomba kukirangiriza? Murakoze. Icyo navuga kuri icyo kibazo umbajije cy'uko abanyarwanda babona ako karengane kose kabera mu gihugu, ubwo cyane cyane ndavuga abanyarwanda bari hanze, uko batekereza uko bizarangira. Mu myaka ishize hari ikintu cy'iterabwoba leta y'u Rwanda iyobowe na Kagame yari yarashyize mu bantu yuko uvuze wese agomba guterwa ubwoba, akicwa, cyangwa se bakamushyira kuri liste ngo y'abajenosideri, yaba ari umuhutu yaba ari umututsi, akajya ngo kuri liste y'abibye igihugu. Ni nayo maturufu abiri bakinishaga. Ariko kuva aho mwebwe mwaje uko muri bane, Kayumba, Karegeya,
Gahima na Theogene mukaza mugashinga ihuriro RNC. Abantu hanze byarahindutse, navuga ko dynamique yahindutse kubera ko noneho ntabwo intambara ikiri cyangwa se ukurenganywa bikiri mu Bahutu gusa n'Abatutsi byabagezeho. Noneho kuza kwanyu muri uru rugamba rwo kwibohora byatumye noneho abantu batinyuka, baravuga bati tugiye muri RNC ntabwo noneho bazajya bavuga ngo RNC birashaka kujya kumara Abatutsi, kandi harimo n'abandi banyarwanda n'abandi Batutsi barimo bahagarariye intere cyangwa se bareba ko u Rwanda rwabaho rurimo Abahutu n'Abatutsi twese hamwe. Ubwo rero icyo navuga mu magambo make natinze ni uko kuva RNC yavuka abantu batangiye kumva ko bagomba guhaguruka bakikorera ibintu. Ntabwo Abafaransa, ntabwo Abanyamerika, ntabwo Ababiligi aribo bazaturangiriza ikibazo cyacu cyo kugira ukwishyira ukizana mu gihugu cyacu. Ibyo ngibyo tumaze kumva ko ari twebwe tuzabyikorera. Abanyarwanda hirya no hino abantu nganira nabo niko barimo kubyumva, kandi muzabibona muri uyu mwaka abantu benshi bazaza mu ihuriro nk'uko kugeza uyu munsi abantu benshi cyane bamaze kujyamo, ariko uyu mwaka abantu baziyongera ku buryo bushimishije, noneho abantu babona uko bahangana n'iriya ngoma y'igitugu ya Kagame. Murakoze cyane, murakoze kugezaho ibitekerezo byanyu. Nibyo koko abantu nibumva ko ari inshingano ya buri wese kugira ngo abantu bafatanye bavaneho ibibi bashyireho ibyiza, nta kabuza amaherezo tuzatsinda. Hari umuntu ufite telefone irangizwa na gatatu batazivana mu kangaratete. Iyo ntwaro rero abadiktateri hirya no hino ku isi no mu mateka y'isi, iyo ntwaro bose barayizi kandi ni intwaro bakoresha kugeza igihe bazarundukira. Mu Rwanda rero cyane nk'ukuntu mubizi, twese turahazi, mufite abavandimwe mwabayeyo, muzi ko ubwoba ari ikintu gikomeye cyane muri regimu yo kwa Kagame. Nta muntu n'umwe ubu ngubu mu Rwanda utifisha mugenzi we, nta muntu uhora udatekereza ko ntacyo akwiriye kuvuga, kuko naramuka avuze mu bantu 10 muba muri kumwe, wenda 6 cyangwa 7 bashobora kuba ari bamaneko bakorera DMI cyangwa se bakorera Nziza cyangwa se bakorera ziriya ntuza nyinshi zo Kagame akoresha kumviriza abaturage, kumenya ibyo bavuze, ibyo bakoze, bagera no mu miryango bakamenya ibyo bavuze. Icyo kintu cy'ubwoba ni ikintu cyo cyane regime yo mu Rwanda ikoresha kugira ngo abantu batazageraho bakubahuka ubutegetsi bakavaho banabuvanaho. Icyo dukwiriye kugisobanukirwa nk'abanyarwanda. Na biriya byo kwica, ari ukwica mu gihugu, ari no gufunga, ari no gukurikirana abantu aho bahungiye Kagame, akabakurikirana kubica nk'ukuntu yakurikiranye General Kayumba. Biriya byose nabyo ni ibintu byo gutera ubwoba. Ari gutera ubwoba ntibihagarara ku bantu batari muri FPR gusa, umuryango w'inkotanyi nabo n'abari muri uwo muryango. Icyo Kagame abakorera ibintu n'agatsiko ke bakorera ibintu nka biriya ni ukugira ngo nabo muri FPR bamenye ngo hari umusitari batagomba kurenga, bagomba kwemera ibyo Kagame ategetse, ntihagire ubivuguruza. No mu gisirikare nuko nguko,
iyo wumva nyine bafunga abasirikare cyangwa se bakabakurikirana kubica cyangwa se bakabashyira biriya byo mwumva byita ngo ni kubashyira ku gatebe kubashonjesha, byose nabyo ni iterabwoba. Kandi niyo Kagame yahuye n'abo ba ofisiye n'abo basirikare nibyo bababwira, avuga ati uzagira utya nzamumena nzamwica. Yigeze no kuvuga ko ngo yakwica umofisiye ngo akamuhindura nk'igikeri cyakandagiwe na semetrera kuri chorus. Uwo ni perezida w'igihugu. Icyo kintu cy'ubwoba rero tucyumve, tugomba rero gushirika ubwoba, kandi nibyo mu by'ukuri cyane cyane ku bari hanze y'igihugu bitangiye kugaragara. Mu mwaka umwe tumaze igihe dukora aka kazi, abantu batangiye gushirika ubwoba kuza mu ihuriro. Ubundi twajyaga mu manama abantu ntibayazemo bagatinya, ubu abantu basigaye baza muri ayo manama. Ubu ikindi gihe bavuga ko ntawe ushobora gukora ibintu by'imyigaragambyo. Mwarabonye umwaka ushize uko byagenze i Chicago, uko byagenze i Paris mu Bufaransa, uko byagenze South Africa, uko byagenze Australia. Ibintu by'abanyarwanda gushirika ubwoba bitangiye kugaragara, cyane cyane aho tubishoboye abakiri hanze nako bari hanze, kuko ni twebwe dukwiriye gushyiraho n'ingufu nyinshi, kuko ni twe dukwiriye kuba iryo jwi rivugira abanyarwanda mu gihugu, kuko hanze nako munsi mu gihugu ndani ntabwo birashoboka ko abantu bashobora kuvuga ibyo bashatse. Ariko n'ibyo bihe nabyo biregereje, ko hari igihe abanyarwanda bitari kera kuva uyu munsi bazashobora kuvuga ibyo bashaka kandi bakajya no mu miryango nk'ukuntu bashatse, kuko n'uburenganzira bwabo. Icyo kintu cy'ubwoba rero dukwiriye kugitsinda, kuko iyo twemeye ubwoba, gukorana ubwoba, bikavuga ngo nta kintu tuzakora kuko Kagame n'abambari be ngo bazica bene wacu, bazica bakuru bacu, bashiki bacu, cyangwa se bakabatoteza. Nibyo koko urugamba nk'uru nguru rugomba kugira ubwitange, hariho abazabigwamo, niko urugamba rumera. Ariko igihe byose nituhaguruke turi benshi, ntabwo Kagame azagenda ngo afate miliyoni 11 ngo azishyire mu buroko. Uko rero tugenda duhaguruka turi benshi, niko Kagame tumurya isataburenge. Amaherezo bizamunanira nk'ukuntu byananiye abandi muri za Tunisia, muri Egypt, hirya no hino ku isi. Uko byagiye bigenda turabikurikirana. Hari igihe nawe bizamubana byinshi ku buryo adashobora gufunga cyangwa se ngo yice abashatse bose. Icyo kintu rero cy'ubwoba muri uyu mwaka washize twagizemo, twateye intambwe. Ubwo rero muri uyu mwaka tugomba kongera kwicuma gutera indi ntambwe kugira ngo icyo kintu cy'ubwoba tubitsinde, kandi noneho turusheho no kureba uburyo twanafasha n'abari mu gihugu kugira ngo ejo bundi nabo bazatsinde icyo kintu cy'ubwoba. Hari ikibazo mwaba mufite cyangwa igitekerezo? Muranyumva? Ndakumva. Ikibazo cyanjye ni iki gikurikira. Nk'abantu bagenda bibaza bati ese ihuriro nyarwanda RNC twabizera dute? Abantu benshi rwose baravuga bati bashaka kuza, ariko bakavuga bati se buriya ntago wenda byazamera nka biriya byo bya Kanyarengwe. Noneho waganira, ubwo ndavuga ku ruhande rw'abahutu, waganira n'abatutsi nabo bakavuga ati se buriya ntabwo abantu bagiye kuba nka ba Ruhashya cyangwa bakatabarwa. Abantu bibaza gutyo, mwabahumuriza gute ko mu ihuriro ibyo bintu bitazigera biba? Nibyo koko, murabizi neza ko mu manama yo twagiye tugira umwaka ushize kugeza na n'ubu, akenshi ni ikibazo batubazaga, bavuga bati se bariya abatutsi bane twabizera dute? Ubwo abatutsi bane, Kayumba, Karegeya, Gahima nanjye,
nubwo mu by'ukuri ntabwo ari twebwe twashinze ihuriro twenyine, n'ubucyo ko ari abandi bo twafatanyije uyu mugambi b'abahutu n'abandi ndetse b'abatutsi, ariko nyine twe bane by'umwihariko kandi birumvikana twabaye abantu babaye ku isonga rya FPR. FPR yaje guhemukira abanyamuryango bayo mbere na mbere, hanyuma ikanahemukira abanyarwanda. Nibyo koko iyo abantu batubonaga cyangwa iyo batubona baba bafite uko kwishisha kandi koko birumvikana. Wakongeraho ko ba elite bagiye bategeka u Rwanda, ndavuga mu ngoma zashize igihe cya Emerende cyangwa se mbere y'icyo gihe mu gihe cya MDF Parmehutu, abantu bagiye bategeka igihugu batangira bafite ibyo bizeza abanyarwanda, buhoro buhoro bagahinduka agatsiko, buhoro buhoro amaherezo bakazarunduka. Ari nacyo kimwe mu bintu bituma abanyarwanda batagira kwizera guhagije cyangwa se bagira urwo rwikekwe, kuko ngo ntawe barijora icyo barihuriyemo, barabizi ko nyine ibyo bagiye bajyamo bitabahiriye. Nibyo koko rero baba bafite ishingiro yo kuvuga bati twabizera dute, abahutu bakavuga bati abatutsi twabizera dute, mu batutsi bo ariko nubwo kaba agatsiko, ku gatsiko kari kumwe na Kagame cyangwa se n'abandi bagira kwifata bavuga bati abo bahutu mwabisukira mute, kuko hari bamwe batekereza ko ibyaha byakozwe ari ibya genocide cyangwa se ibya abahutu bapfuye mbere cyangwa se muri 1994 na nyuma yaho mu Rwanda no muri Kongo, abantu bagenda babitwikira ubwoko bwose. Abatutsi mwaratwishe, abahutu mwaratwishe. Icyo kintu rero kizana urwo rwikekwe ku buryo n'abatutsi bavuga bati abo bahutu mwisukira, mubisukira, mubizera mute. Ibyo rero ngira ngo niko karusho k'iri huriro nyarwanda. Nta kundi dushobora kuzagerageza kubaka u Rwanda tutagira aho dutangirira, tutagize uko dutangira gukorana buhoro buhoro tukagenda twizerana, kuko niyo nzira yonyine tubona twebwe muri iri huriro nyarwanda dushobora kubaka u Rwanda rw'ejo. Kuko n'umugore n'umugabo bashakana batari baziranye, muri mariage ntabwo ibintu bijya umuntu yavuga ngo bihora bigenda neza, ariko niyo bitagenda neza abantu bashakisha uburyo bagenda bubaka uko kwizerana, akaba ari wo uko kwizerana kuba inkingi cyangwa se urutare rw'abantu bakubakiraho ibintu bizaranga mu gihugu. Ntabwo rero byoroshye kwizerana, ariko tugomba kugira aho dutangirira. Ntabwo twebwe hari amasomo yo twize, abanyarwanda bamaze kwiga amasomo babonye ko iyo syndrome Kanyarengo Ruhashya ariko batutsi cyangwa ku bahutu ko idashobora kubaka ibintu biramba iyo abantu bagenda bakinana amacenga nk'uko uko twabikoze muri FPR cyangwa se ingoma zashize zagerageje kubikina ku batutsi. Ntabwo rero kubera ko ayo masomo yo twize n'ibyo tumazemo igihe kandi byazanye imisare n'inkovu nako kenshi n'ibikomere bikiriho ku banyarwanda bose, abahutu, abatutsi n'abatwa, twumva igihe cyari kigeze ko abantu bakwizerana kugira ngo tube mu kintu hamwe, tucyubake bibaye ubwa mbere, habaho organization, habaho umuryango nk'uyu nguyu mu by'ukuri urimo abahutu n'abatutsi, kandi bumva bafatanyije urwo rugamba rwo gukinjira amatwara mu gihugu, kandi babyemera ko bigomba kubaho kandi ko bazafatanya n'abanyarwanda bose. Icyo kintu rero gitangiye gutanga icyizere, ariko nk'ukuntu nari mbivuze no kubaka buhoro buhoro. Nta muntu ushobora kubaka, baravuga ngo Roma ntabwo bayubatse mu munsi umwe. Hari n'uwigeze kuvuga ngo cyo kwa ntabwo yanubatswe ku munsi wa nyuma. Ni ukuvuga ngo ubwo kubaka u Rwanda rushya, kuvanaho ingoma y'igitugu byonyine biragoranye. Kubaka u Rwanda rushya urwo twatsinda ibibazo byose byo gupfa no guhunga no gutegeka abantu basa nk'abari ku ngoyi, kugira ngo tuzubake u Rwanda rushya, urwo ni rwo rugendo rurerure kandi rukomeye cyane, kandi tugomba
no gushyiraho umusingi w'abana bacu n'abuzukuru bacu bazubakiraho. Ibyo rero birasaba ngo dutangire uyu munsi, kuko bikomeye. Birasaba yuko dutangira uyu munsi kandi tugatangira turi benshi, kuko niyo nzira yonyine izatuma dushobora gutsinda. Icyo cyari, murakoze cyane kubaza icyo kibazo. bazabona buriya zanuze 810 ufite ikibazo cyangwa icyo ushaka kuvuga? Ufite telefone irangizwa n'810. Kongeye kubasuhuza mwese. Iyi ni radio Itahuka, ijwi ry'ihuriro nyarwanda rivugira i Washington DC hano muri Amerika. Muri kumwe na Dr. Theogene Rudasingwa. Ubwo nanone turabasuhuza mwese ab'i Kigali, ab'i Kibungo, Ibyumba, Ruhengeri, Gisenyi, Kibuye, Butare, Gitarama, Gikongoro, Cyangugu. Turabasuhuza mwese abari mu Rugereza i Kigali, bagenzi bacu bafungiwe ibitekerezo byabo bya politiki, n'abandi muri aho ngaho muri gereza, ndetse n'abandi bari hirya no hino muri za gereza ku isi. Turabasuhuza mwese abashobora kutwumva babungira mu mashyamba ya Kongo. Turabasuhuza mwese abari Arusha. Turasuhuza impunzi mwese abari mu nkambi z'impunzi hirya no hino muri Afurika. Turabasuhuza abanyarwanda bari i Burayi, abari muri Canada, abari hano muri Amerika. Tubifuriza umugoroba cyangwa igitondo cyiza. Ubwo rero iri ni ijwi ryanyu, ni radio Itahuka, ni ijwi ry'ihuriro nyarwanda. Turabatumiye mwese kugira ngo tuzashobore gukoresha iyi radio neza, turushaho kuganira tutishishana, kandi tuvuga ko nta kibazo na kimwe dutinya kuganira. N'ibyo tudafite ibisubizo, intambwe ya mbere iba kubimenya ndetse no kubiganira. Nta na kimwe nk'ukuntu ihuriro ryakomeje kubigaragaza umwaka ushize na n'ubu, nta kintu na kimwe tuzigera dutinya kuba abantu baganira. Ubwo rero turabararitse mwese mutubwire uko byifashe, aho mutuye, aho muba, aho mukora. Ufite agafoto katwereka ubuzima mu Rwanda akatwoherereze, ufite agatext yatwoherereza, cyangwa se email akatwohereza akatubwira uko ibintu byifashe, kugira ngo dukoreshe iyi radio n'abandi babimenye, uretse n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Ibyo turabibashishikariza cyane kandi tuzakomeza kubashishikariza. Turabakumbuye cyane kandi dukomeze tubizeze ko byanze bikunze, kubera ko urugamba turiho rushingiye ku kuri. Abo duhanganye nabo, Kagame n'agatsiko ke, bashingiye ku binyuma n'ubwicanyi n'igitugu. Ni ngombwa amaherezo ni twebwe tuzatsinda, nibo bagomba kuzatsindwa. Ubwo rero turi mu isoza mu minota mikeya y'iyi porogaramu y'uyu munsi. Ubwo sinzi niba mu batwumva hari uwaba bafite ikintu gitoya cyangwa se igitekerezo yaba bafite gutanga. Ubwo ijambo ni iryanyu.
Healing rain is coming down. It's coming nearer to this old town. Rich and poor, weak and strong. It's bringing mercy. It won't be long. Healing rain is coming down. It's coming closer to the lost and found. Tears of joy and tears of shame are washed forever in Jesus' name. The healing rain, it comes with fire. So let it fall and take us high. hari uwigeze kutubaza ati kuki iyi radiyo mwayise itahuka. Twayise itahuka kuko twese abanyarwanda ari mu gihugu abari hanze turi mu bihe byo gutahuka. Umuntu yavuga ati murava he cyangwa se murajya he, muratahuka muva he, murataha he. Ngira ngo twese abanyarwanda nubwo Kagame n'agatsiko ke bategekana i Kigali bakunze kuvuga ngo bo bafite miliyoni 11, ariko ngira ngo nibutse abanyarwanda ko izo miliyoni 11 ntabwo umuntu yavuga ngo ni miliyoni 11 z'abanyarwanda bishyira bakizana, n'abanyarwanda basa nk'abafashweho ingwate. Ubwo rero ibihe byo gutahuka ntibivuze gusa, ntabwo bivuze impunzi gutahuka kuva hanze y'ibihugu bazijya mu Rwanda, ahubwo n'abanyarwanda baboshye kandi babohewe mu gihugu cyabo cyababyaye. Ubwo nabo twese hamwe turi mu bihe byo gutahuka. Ni ibihe rero dufite icyerekezo aho tugana, aho tuva ni habi kandi twizeye ko aho tujya ni heza. Niyo mpamvu twayise radiyo itahuka. Ubwo rero banyarwandakazi hirya no hino mutwumva, dushoje ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Nk'uko twabwiye, radiyo itahuka n'ijwi ryanyu mwese. Turabakumbuye, mugire amahoro y'Imana naho utaha, kandi tubijeje ko tuzatsinda. Mugire umugoroba mwiza murakoze.